Ndagusuje cyane mukunzi wa Davis Entertainment, reka nkubwire ngo komeza ugire ibihe byiza waba uherereye hose haba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Turagarutse rero n'amakuru yacu y'imyidagaduro tugenda tubagezaho buri munsi nkuko bisanzwe. Reka rero amakuru yacu tuyahere kuri Bulldog wamaze kuba yagaragaza aho ahagaze kwihangana rivugwa hagati ya The Ben na Bruce Melody. Bulldog rero uri buririmbe ku rubyiniro rumwe n'abahanzi bakizamuka mu rwego rwo guteza imbere ababuze uko bigaragaza, yakebuye abahanzi nyarwanda biremamo amatsinda abasaba gufatanya bakubaka umuziki kuko kwicamo ibice byangiza byinshi kurusha ibyo bikemura. Agaruka rero kwihangana rivugwa hagati ya The Ben na Bruce Melody. Bulldog yavuze ko abahanzi baramutse bashigikiranye ari byo byagira umusaruro. Ati turi mu Rwanda rutaratera imbere n'umuziki nturatera imbere, ihangana rero ridacuruza nta musaruro. Ati niwanga umuziki wa Melody ukanawangisha abandi, ati ni ikibazo. Abagande rero bakora ihangana bakishyuza kandi bakabona inoti. Ati rero ihangana rikurura urwango ni bibi mu muziki w'igihugu. Bulldog rero yasobanuye ko Bruce Melody na The Ben ari bihangage, ariyo mpamvu batakwishyira mu nzira nka ziriya, ahubwo bakagombye gufatanyiriza hamwe ndetse n'abandi tukabashigikira. Ku kibazo rero cy'abanyamakuru biremyemo ibice asanga bidakwiriye. Ati umunyamakuru yakagombye gutanga ibitekerezo akurikije imibare n'ibimenyetso aho kuganzwa n'amarangamutima. Ati naho abafata uruhande baba bari kurema amacakubiri. Bulldog rero kuri uyu mugoroba w'uyu wa gatanu tariki ya 17 Ugushyingo i Remera hazwi nka Marato niho yataramiye abafana be. Ni igitaramo cyiswe Flex Creative Show cyateguwe na Frank Flex Music Limited, aho abahanzi nka Fifi Laya wa Dumba, Chairman Franco, Nadia Oxygen, Elene Wendo n'abandi batandukanye. Iki gitaramo rero cyayobowe n'umunyamakuru MC wamamaye mu kiganiro n'itangazamakuru. Chairman Franco watangaje ibitaramo bizajya biba kabiri mu kwezi yabwiye itangazamakuru ko abahanzi bakizamuka bafite impano abafana, ariko ugasanga ibitaramo biba bihakazi abahanzi bamwe badahinduka. Ati natekereje ibitaramo kugira ngo ntange umusanzu mu iterambere ry'abahanzi. Ni mu gihe Bulldog yavuze ko abantu benshi bibeshya ku bahanzi bakizamuka. Ati twebwe nka Tuff Gang twaje mu muziki dusanga ba Riderman, Rafiki Coga n'abandi barenze, noneho twagira amahirwe yo kujya ku rubyiniro tukahanduza ku buryo umuhanzi mukuru waba agiye kujyayo byamugoraga. Ati rero aba bahanzi mwita ko bakizamuka baba barenze, ahubwo babura amahirwe yo kwigaragaza. Ati ngiye rero kuva na kera nshyigikira impano rwose, abafana bazaze bazaryoherwa. Bulldog rero ni umwe mu baraperi beza u Rwanda rufite, akaba ari we wagize igitekerezo mu ishingwa ry'itsinda rya Tuff Gang. Ku muzingo rero bamaze igihe bategura bahuriyemo bose, yavuze ko nyakwigendera Jay Polly azaba ari kuri album. Kuba rero itarasohoka yeshuye ko biri gutegurwa na Green P uri Dubai kandi bakaba batayishyira hanze adahari. Yasobanuye ko iyo album yabo igeze ku kigero cya 80% itunganwa. Bulldog rero hashize imyaka 2 asohoye album yise Chemotherapy iriho indirimbo 13. Ni nako indirimbo Unbelievable ya Davido yaciye agahigo kuri Spotify. Unbelievable rero indirimbo y'icyamamare Davido yafatanyije na Musa Case yaciye agahigo gakomeye ku rubuga rwa Spotify. Iba rero indirimbo ya mbere muri Nigeria yumviswe n'abantu miliyoni 100. Umuhanzi akaba n'umwanditsi w'indirimbo Davido uzwi cyane ku izina rya Davido nyine akomeje kwibikaho uduhigo abikesha ibihangano bye. Kuri ubu rero indirimbo ye Unbelievable yafatanije n'umuhanzi Musa Case wo muri Afrika y'Epfo yamuhesheje ikuzo ku rubuga rwa Spotify. Iyi ndirimbo rero Unbelievable ya Davido yasohotse kuri album Timeless yasohoye muri Werurwe uyu mwaka. Iri muzakunzwe cyane kuri album, ikomeje kumwinjiriza agatubutse ku mbuga zicururizwaho umuziki. Ku rubuga rero rwa Spotify iyi ndirimbo yaciye agahigo ko kuba iya mbere yo muri Nigeria yujuje abantu miliyoni 100 bayumvise mu gihe cy'amezi 8 isohotse. Iyi ndirimbo kandi ihatanye mu bihembo bya Grammy Award 2024, inahabwa amahirwe yo guhesha Davido igihembo cya mbere cya Grammy. Iri no muzo yaririmbye mu birori bya Trace Award 2023 biherutse kubera mu Rwanda, maze
akazamura amarangamutima y'abanyakigali benshi. Iyi ndirimbo yabaye rero ya mbere mu gihugu cya Nigeria, abantu barenga miliyoni 100 bamaze kuyumva. Unbelievable ya Davido iciye akagahigo nyuma yuko imaze gusubirwamo igice cya kabiri kirimo umuraperi Lato ugezweho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse hashize n'imisi 8 gusa icyamamare Sunny Paul na Ding Dong bamaze kuyisubiramo na Davido bwa gatatu. Ni nako kandi Diamond Platnumz yahawe inkwenene azira kwiratana ibigwi bya Harmonize na Rayvanny. Umuhanzi akaba na nyiri Wasafi Diamond Platnumz yahawe inkwenene na rubanda azira kuvuga ibigwi abahanzi banyuze mu maboko ye Rayvanny na Harmonize. Umuhanzi wo mu gihugu cya Tanzania Diamond Platnumz akaba na nyiri Wasafi Classic Baby, inzu itunganya umuziki yanyuzemo abahanzi bakomeye nka Harmonize na Rayvanny, yatangaje kubo aterwa ishema no kuba aba bahanzi banyuze muri Wasafi bakomeje kuvuna umuheha umwe bakongezwa undi. Diamond Platnumz yakomeje avuga ko atarimo kuvuga gusa ku bahanzi ubu bakibarizwa muri Wasafi gusa, ahubwo ko avugwa na Harmonize na Rayvanny batakiri mu maboko ye. Diamond Platnumz rero yasoje avuga ko yatewe ishema n'ibihembo bitatu Harmonize aherutse kwegukana muri East Africa Entertainment Award, ndetse na Rayvanny uherutse gutangazwa mu bazahatana muri Grammy Awards 2024. Benshi rero bahaye uyu muhanzi nkwenene bavuga ko akomeje kwicuza gutandukana n'abahanzi, ndetse akaba akomeje no kugorwa no kongera gukora amazina akomeye nkabo. Wasafi Classic Baby rero ubu ibarizwamo abahanzi barimo Queen Darlene, Mbosso, Lava, Zuchu na The Voice n'abandi bagiye batandukanye bakizamuka. Reka rero amakuru yacu tuyasoreza ahangaha. Reka ngushimire cyane wakoze subscribe nawe turayikora ikintu cyo giye kugira ngo tujye tubana mu makuru tugenda tubagezaho buri munsi. Bye bye.